Ibintu 10 byerekana ko umukunzi wawe atagukunda nubwo ukeka ko agukunda. Ushobora kuba ukeka ko uzi umukunzi wawe bihagije, ariko rimwe na rimwe ibintu bituma twumva ko dukunzwe biratandukanye. Bishobora kugorana kumenya niba umukunzi wawe agukunda cyangwa atagukunda, ariko hari impamvu nyinshi zerekana ko bashobora kuba batabyitayeho kurusha uko ubikeka. Muri iyi video tugiye kukwereka ibyo bimenyetso ibyo ari byo, ndetse no kumenya itandukaniro ry'umuntu ugukunda n'utagukunda, no kumenya itandukaniro n'umuntu uri guhimba ibyiyumviro ndetse n'umuntu ugukunda by'ukuri. Gerageza kureba iyi video mpaka irangiye kugira ngo utagira icyo usimbuka cy'ingenzi. Niba uri mushyashya hano, subscribinga kugira ngo ujye ubona video nk'izi ziguhindura ubuzima. Cyambere, bagerageza kwerekana ko bahuze kugira ngo mutabonana. Iyo umuntu agukunda by'ukuri aba ashaka kubana nawe cyangwa guhura nawe, aba ashaka kumumarana igihe. Bakunda kuba bari kumwe nawe kandi barashaka ko muzagirana cyangwa muzabana iteka ryose. Ariko niba umukunzi wawe agerageza kwerekana ko ahuze kugira ngo mutaza kubonana, ibi ni ikimenyetso kimwe mu byerekana ko bashobora kuba batagukunda. Bashobora kuba batishimiye kugirana ibihe nawe cyangwa kuba bari kumwe nawe ibihe byose cyangwa kenshi. Ariko ubwo kuba bari mu rukundo nawe bibahatiriza kuba bari kumwe nawe ariko batabishaka. Icya kabiri, bashobora kuba baragiye mu rukundo kubera ibyo bagushakaho nk'ihuza ry'umubiri cyangwa kuryamana. Umuntu uri mu rukundo nawe ntaba ashaka kuryamana nawe gusa cyangwa guhuza umubiri, aba ashaka kumenya ibintu byinshi kuri wowe, ashaka kumenya ibyo utekereza, imitekerereze yawe, ibyo ukunda, ndetse no kukubwira nawe ibyo akunda, no kuganira n'ibindi byinshi nk'ibyo, ndetse n'urukundo, kwerekana urukundo. Ariko niba umuntu ashaka ko muhuza umubiri gusa nta kindi ashaka, ni ikikwereka ko ashobora kuba atagukunda, kandi ibi byerekana ko bashobora kutazahinduka niba ibi ari byo bashaka mu rukundo gusa. Cya gatatu, ntibakubwira amagambo meza. Amagambo meza ni uburyo bwiza bwo gutuma umuntu yumva ko akunzwe. Byerekana ko umuntu umwitaho kandi umwishimira. Niba umukunzi wawe atakubwira amagambo meza, ni ikimenyetso kimwe mu byerekana ko ashobora kuba atagukunda nk'uko ubikeka. Ariko ntubifate nabi, hari abantu bakoresha amagambo meza kugira babeshye abantu yuko babakunda. Rero ntukeke ko umukunzi wawe ashobora kuba atagukunda kubera ko atakubwira amagambo meza kenshi. Hari igihe umuntu ashobora kuba agukunda ariko atazi uburyo bwo kuvuga amagambo meza atuma wumva wishimye, gutera ibyishimo. Cya kane, ntibagufasha. Umuntu wese aba akeneye umuntu umufasha mu buzima bwa buri munsi, mu bintu bigoranye, mu bihe byiza by'urukundo. Umuntu aba akeneye umuntu umuba hafi mu gihe bikenewe. Mu gihe rero ukeneye ubufasha bwabo, baba bahari kugira ngo bagufashe. Ariko niba umukunzi wawe atahaba mu gihe umukeneye, muri make ni ikimenyetso cy'uko bashobora kuba batagukunda. Bashobora kuba bari kugukoresha kugira ngo ubafashe kugera ku byo bashaka cyangwa ku nyungu zabo. Ibi nibiba, ni byiza gufata umwanya ukajya kure y'urwo rukundo, ukiha umwanya, ukiyitaho. Ukeneye kubaka urukundo n'umuntu ugufasha mu gihe umukeneye, atari umuntu ugukoresha mu nyungu ziwe. Cya gatanu, ntibaguha umwanya. Niba umukunzi wawe atagerageza kumenya uko umunsi wawe wagenze ndetse ngo ashake kuba ari kumwe nawe, ni ikimenyetso kitari cyiza. Umuntu ugukunda aba ashaka kumenya uburyo umunsi wawe wagenze, uburyo wiriwe, ndetse n'uburyo uhumeka, kuko urukundo agufitiye ari rwinshi. Niba umukunzi wawe niba adajya aguha umwanya cyangwa ashaka kumenya uburyo umeze cyangwa akaguha umwanya mu gihe afite ikintu akukeneyeho, ni ikimenyetso y'uko ashobora kuba atagukunda. Abantu bakundana baba bashaka kumenya uko undi ameze, kandi kenshi bishimira kumva ijwi ryawe kandi bakishimira kumenya uburyo ubuzima buri kugenda. Cya gatandatu, barashaka ko mutandukana ariko bafite ubwoba bwo kubaho bari bonyine. Bifata igihe kinini kugira ngo urangize urukundo rw'igihe kirekire. Umukunzi wawe ashobora kuba atakigukunda ariko afite ikibazo y'uko nimutandukana azaba mu buzima bwa wenyine, cyangwa icyo bita lonely life. Cya karindwi, bagushinja ibintu byose. Iyo ibintu bitagenze neza mu rukundo, biroroshye kugira uwo unenga. Niba umukunzi wawe ahora akunenga ku bibaye byose, rero bivuze ko batagukunda. Abantu bari mu rukundo barihanganirana, kandi ukoze ikosa agasaba imbabazi. Ntabwo ari ikimenyetso cyiza.
bivuze ko badashoboye inshingano, rero bakagushyiraho ibibazo byose. Cya munani, ntabwo bubaha umubano wanyu. Abantu barubahana ndetse bakanakundana mu rukundo, ariko umukunzi wawe niba atubaha urukundo rwanyu cyangwa umubano wanyu cyangwa atakubaha, si ikimenyetso cyiza. Niba umukunzi wawe adafite imbibi cyangwa ibyo adashobora kurengaho mu gihe ari kumwe n'abandi bantu cyangwa n'umukobwa cyangwa n'undi muhungu, ntabwo ibintu ari ibintu byo kwihanganira. Baba bari gukinana nabo, ubona bari kubitaho nk'uko akwitaho kandi bari mu rukundo nawe. Ibyo ngibyo ni ibimenyetso by'uko batubaha umubano wanyu. Rero niba umukunzi wawe akora ibintu atabanje kumva amarangamutima yawe y'uburyo uri bubifate, akishyira imbere, bivuze ko ashobora kuba atagukunda. Wumva ko bakora ibyo bashaka byose kandi ukabyemera. Cya cyenda, ntibashiramo imbaraga. Abantu bakundana bitanaho kandi bagatuma ibintu bigenda neza, ariko umukunzi wawe niba ataba yitaye ku bintu kandi ntashiremo imbaraga mu rukundo rwanyu, ni ikimenyetso cy'uko atagukunda. So umukunzi wawe niba atitaye ku rukundo, biragoranye yuko yatuma ibintu bigenda neza. So nta mbaraga zabishyiramo, muri make kubw'ibyo urukundo ruzapfa. Cya cumi, ntibita yuko wishimye cyangwa ubabaye. Umukunzi wawe akeneye kumenya niba umerewe neza, ubabaye cyangwa wishimye. Niba umukunzi wawe atita ku marangamutima yawe ngo amenye niba wishimye cyangwa utishimye, si ikimenyetso cyiza. Abantu bakundana bitanaho, bashaka ko undi yishima ndetse bashaka kubabona bamwenyura. Ariko niba umukunzi wawe atita ku byishimo byawe, bishatse kuvuga ko adashobora kuba atagukunda. Turusoza, bishobora kugorana kubona yuko umukunzi wawe agukunda cyangwa atagukunda, ariko niba ubona ibi bimenyetso cyangwa ubyumva, bizoroha kumenya niba agukunda cyangwa atagukunda. Niba umukunzi wawe yerekana ibimenyetso muri ibi tuvuze, ni igihe cyo kugenzura urukundo rwanyu cyangwa umubano wanyu. Uhitemo niba ushaka gukomeza kubana nabo. Abantu bashobora kuba bafite uburyo butandukanye bwo kwerekana urukundo, ariko niba ibi bimenyetso byinshi abifite, ni ikimenyetso cyerekana yuko ashobora kuba atagukunda. Mwakoze kureba iyi video, naho ubutaha.